ukuvuga ngo twebwe tuvukira mu muryango ubundi usenga wemera Imana urumva nkari kendo notsanga nkuko yabivuze tsanga turi family ikunda Imana yubaha Imana cyane izo ngize ubwazo ubundi ni style mbere nayo navuga ngo ubundi ntiwayibona uraho ngaho gutyo gusa bisaba kubirigita bro man nkuko bivuze ushaka kuvuga ngo aba Freemason nibo bambara like this aba Freemason nibo ngo nibo batwika n'ubundi icyo kibazo cyabaho niyo mpamvu nashinze GodMembers ukabona n'ubundi Imana yabigizemo uruhare nuvuga ngo ushobora kuririmba secular music nkanayiririmbamo na gospel music man ndi mu muziki nyine nkambara ino meta ariko mvuga izina ry'Imana arumva nshobora kwambara ino meta isheni n'iki byose nkaba ndi ku cyango cyanjye ariko n'ubundi Imana ari iri imbere uko Imana n'ubundi itavuze ngo byuka nago wabyuka man drip man is a feelings niko Imana yabishatse nibyabira arega man ari abantu benshi baba biyumvisha yuko pastor ku giti cye atana kandagera no mu kabari kandi ibyo birashoboka cyane bro ni ambulimbuli no kuvuga ngo ubundi ambulimbuli bivuze ngo ni nko kuvuga ngo ukwezi n'ukuntu kumurika ukwezi no kuvuga ngo ambulimbuli ni moon and its moonlight. Yes, bimeze bite bantu banje sinzi kundi buze kubivuga ariko muri background murimo murumva indirimbo abasakuje imbere yanjye hari n'abantu bateza urusaku cyane murimo kureba ukuntu bambaye Great Nivuga Ngingo TV nizere ko mwese aho muri mumeze neza cyane twirukanka ntabwo nshaka kuza kubavuga mu mazina ahubwo ndagira ngo bo baze kugira gute baze kwivuga mukurikije drip bariho ubu ngubu ndabizi mwatangiye kubashakira amazina reka duhere hanga bimeze bite man yeah man fresh bro biri gucamo dore ibintu byose ni amahoro umusa bimeze bite asubibona se bro bana urabona niba abasore barugira nyine mbiri amina man hari akantu muri indirimbo yanyu cyashya nakunze ngwa bla bla ambulimbuli akantu mubanze mukavuge mwimbi nyine uko we wakavuze nuko nawe yahise akavuga ambulimbuli yemoye abasa amazina rero yeah man amazina no kuvuga ngo ni Nizi yeah GodMember n'ubundi yeah man yeah ni washayini GodMember mbiri abasaza mbiri byaje bite ngewe narinzi nagiye numva GodMember ibiki nandi menshi noneho ajemo na mbiri ya mbiri no kuvuga ati ubundi yavuze ngo mbiri ni nko kuvuga ngo vuba nta gutinda mu makona no kuvuga ngo yari GodMember none dushyira mbiri ariko no GodMember umuntu yabaga ngashidikanya agasakuza akavuga ati ngari ku GodMember ngo kwiraho ngaho ngo kibikorwa ngo byaje za better than them ngo za ndo mugurana urangiza ngo ngikaguma aho ngaho none nuva ubu ngubu ni mbiri after one act ikindi gikorwa ejo bundi ni gutyo niko bimeze dereze akantu gatoya kuri ndomugurana abantu nabarayikunze kari akantu konyine ka ndomugurana nagiye nkumva nabantu man ewan mwumve ngo imipaka yo mwari mwayirenze akantu gatoya kuri ndomugurana gica musigikeye nibwo umugore umwe yabonye urushoro bw'ingoko n'ibigori bidatinze yamanutse town atitaye kubipanga ati ndomugurana ku magorofa ati ndomugurana bahise n'abagenzi ati ndomugurana mwabyumvise abangaba nibo bakira nibo bandomugurana nyine babandi mwagiye mwumva ariko amazina yo ni menshi man igisobanuro cy'izi staff mwambaye ku ntoki ni iki izo ngize ubwazo ubundi ni style mbiri nayo navuga ngo ubundi ntiwayibona
uri aho ngaho gutyo gusa bisaba kubirigita bro ukazenguruka ukava mu mujyi umwe ukajya mu wundi ukabyuka mu gitondo byagusajije niyo mpamvu izi style n'ubundi n'ahandi zisanga aha ngaha ni mbiri man impamvu sinzi wenda impamvu ndi kumva nishimye cyane ariko man nejejwe no kubakira aha ngaha Kwivuga Ngingo TV ni ibintu twagiye dupanga cyane ariko nyine nibigende bikunda inshallah kuba uyu munsi byakunze ni ibintu byawe umugisha no kuvuga ngo wa mugani ukuntu twabyutse n'ukuntu byagenze tukaba tugeze aha ngaha tugahora Nivuga Ngingo TV man ni ibintu by'ibitangaza bro ni bya bindi bakubwira Imana yabishatse ni ABAGADMembers n'ubundi byacu Imana ibibirimo byatari washine yo bro GodMembers ubundi yaturutse he nyine kugira ngo GodMembers ibiho cyangwa se kugira ngo amwahuye mute ubundi muri rusange nyine nicyo kibazo nshatse kubaza guhura no kuvuga ngo nawe nuko igitekerezo cya GodMember cyaje yes no kuvuga ngo twebwe tuvukira mu muryango ubundi usenga wemera Imana urumva ariko noneho arakantu kaje kuba kameze nk'agakoryo kuntu urabona uyu yararangije ishuri imbere yiwe we yarakiri school ariko noneho ara feedback azagera gati peti wawe nye nazikari n'umuhanzi numva zakoreje yatwitse mu bindi bigo bari kumuhamanga ndavuga ati se bibaho nari nzikari nyamusani mu rugo njyenyine every family nabuze n'uburyo navuga ati se ibi bintu bizagera koko ndi njyenyine naho mari nigiye batabyumva cyangwa se bakaba batanabyumva bakanga ko bimbwira urumva ariko ngiye kureba ebana nsanga peti yanwitse bimwe bishoboka by'insazi no GodMember directly w'iryo zina yo name yarayifite urumva we yarayifite we yarasanzwe ari GodMember bitewe nuko we yari yarakarikiye family kuko n'ubundi we yabonaga ibikorwa byanjye ariko akavuga ati urani bro nta buryo namugeraho nta gikorwa mfite yahita ambwira ati peti ibyo urimo urabizi kuko ngewe n'iby'umuziki nari bizi none yangura surprise abanza ugapanga ibye ku ruhande yaramishe ubwo mwicaje rero arabwira ati bro bimeze gutya banza mvuwa muzigo arapeyika numva aranwitse ndavuga ibi bintu nta nubwo bibaho ubwo icyo gihe ni ibintu wabanje gupanga cyangwa se ni ibintu nyine byaguye gutyo tu ushiduka nyine byabaye ni ukuvuga ngo nararebye n'ubundi ndareba mbona muri family n'ubundi twege ABAGADMember twese twari abantu nagiye ndareba family no kuvuga ngo nkuko yabikubwiye nabaga ndi school ariko narataga nka school n'ubundi nareba nakarikira muri family nkasanga n'abantu barimo mu bwabo bavukanye gusakaza ubutumwa harimo gutanga message nkarikiye none nsanga nkuko yabivuze nsanga turi family ikunda Imana yubaha Imana cyane kujya ushobora uzanye ibintu byo gutandukira rundi hari ukundi kuntu wumva ngo haje amagenge runaka n'iki ariko none nge nararebye aho gatari kugute none ijya kurisha wa muganire kihere ku rugo none mu rugo ndani naho gareka nzane GodMembers niba mbaho ngaho bemera Imana gute none ngewe najya gutandukira ngo nzane indi myemerere nyendera aho ngaho niko yakubwiye niko guhita ntekereza ki idea ya GodMember ndavuga ati GodMember igomba kubaho kandi none igashinga imizi ni guki igitekerezo cyaje n'ubundi nkuko yabikubwiye yari muri music yayitangiye zamani nari muzi ubundi mukurikirana swati yasigaraga mu kibuga time ndi school ndi muri ya music yo ku ishuri ntwika bisanzwe ntaratangira nka business sasije ntoboreye muri high school avuga ati none reka none business nyinjire neza brand none ni gucyo nayivuze ngo reka none nkore foundation GodMembers beho none ibe team iri big twika irimo abantu bose dukunze kubona rero noneho GodMember ari mwebwe babiri ni mwebwe nyine mukunze kugaragara kandi bavuze ngo team nyine ngo ibi big nyine bivuze gutyo biba bishatse kuvuga ko ari ikintu cyagutse mu buryo runaka team ya GodMember igizwe n'abantu bangana team GodMember ku mubare ubu ngubu sinakubwira kuko hari n'abinjiyemo aka kanya bari guhamagara hari n'abandi bavuze ngo GodMembers ni team ngari bro utangiye no kuntera ubwoba nkurikije n'uburyo mwambaye abasa niba muzi ibintu by'aba Freemason
man Freemason nibo bambara impeta nk'izanyu sinzi ngo mwarajoyininze niba ari ibintu si man nkuko bivuze ushaka kuvuga ngo aba Freemason nibo bambara like this, aba Freemason nibo ngo nibo batwika n'ubundi icyo kibazo cyabaho. Niyo mpamvu nasinze GodMembers, ukabona ushaka kwibaza ati kuki ndi umu GodMember nkaba ntaza ngo mbe ndi muri bando class muri abantu baririmba gospel music nkaba ndi muri sekira. Impamvu ndi muri sekira no kugira ngo nkwereke ko talent umuntu avukana n'ubundi Imana yabigizemo uruhare. Nuvuga ngo ushobora kuririmba sekira music nkanayiririmbamo na gospel music. Man ndi mu muziki nyine nkambara ino meta ariko mvuga izina ry'Imana, arumva nshobora kwambara ino meta isheni n'iki byose nkaba ndi ku cyango cyanjye, ariko n'ubundi Imana ari iri imbere. Uko Imana n'ubundi itavuze ngo byuka ntago wabyuka. Noneho ushatse kuvuga ko izi style nyine ni drip, nta kindi kintu kibyishe. Yeah man, ni drip. Ni man is a feelings. Niko Imana yabishaka. Nijyabiranga arega man, ari abantu benshi baba biyumvisha yuko pastor ku giti cye atanakandagira no mu kabari, kandi ibyo birashoboka cyane bro, birashoboka. Uko n'umupastor yanye kubwiza kenshi arakubwira ati nukurikira ibikorwa byanjye aho ukurikire ijambo rimva mu kanwa kanjye. Ibyo rero byose arukuna ba pastor ahita avuga ngo namvugira ariko rikaentizi ahita tuvugira ambuli ni ambuli no kuvuga ngo ubundi ambuli biba bivuze ngo ni nko kuvuga ngo ukwezi n'ukuntu kumurika. Ukwezi no kuvuga ngo ambuli ni moon and its moonlight, no kuvuga ngo n'ubundi ni kwa kundi kwezi kumurika kukagera ahantu hose. Nago ukwezi kwamurika ngo kumurike no kuvuga ngo hamwe ngo hagaragara umwijima. Oya, ni kuvuga ngo natwe twaje GodMember dushiningira buri umwe wese. Man waba uri mu kabari utugeramo nababeshye wallahi. Iriya ndirimbo nyiyumva akantu konyine kankomi na mbuli yaba izina ryayo ko abasakuje ntabwo nahise nyine, ntabwo byahise binza moto nari naribonye nyine kuri YouTube channel yanyu banyarukiraho bayirebe. Ni GodMembers Team n'ubundi ni guki n'abamambure b'Imana nkiyibona nyine nabonye izina tu, ariko noneho nkimara kuyumva kantu noneho kahise kankoma byatari ni ambuli abasa. Mariro yakozwe nande, yakorewe hehe, ubu ngubu ibikorwa byanyu byifashe bite? Indirimbo yakozwe na Ganza producer, bamwita Ganza Pro. Video itonganwa na Da Vinci photography, ikoreramo basamukete bamwe bakoze byakubaho za Mambata n'izindi ndirimbo nyinshi. No kuvuga ngo iriya projet wabonye niyo noneho itangije mbiri. Nuvuga ngo niba ari brand ya mbiri kongera hejuru ya GodMember mbiri twaje. Nuvuga ngo ni pa and pa, ni vuba ni mbiri nyine. Nukuvuga ngo ni kwa kundi n'ubundi muri team. Nuvuga ngo nago wakora vuba udafite ikintu kigusunika, ntabwo wakora vuba udafite umufatanyije mu rugendo. No kuvuga ngo niyo mpamvu mbiri hari mbiri ihari. Iyo slang ni kuvuga ngo ninjyama nyibuka ko hari mbiri ya ntego ihari y'aba GodMember. No kuvuga ngo ni vuba ni mbiri niyo noneho turi kureba imbere. Tuvuga ngo niba uyu munsi haje abasakuje, ejo harakurikira yingiye kandi bidatinze. Dusige message vuba kwanza, kuko nawe umenye igihe bro. Niba dufite time na dufite n'impamvu tugomba gukora, nicyo gihe noneho dutwike byanyabyo. Ngo mbiri twaje. Abantu bari gukomeza bumva tuvuga ngo abasakuje wenda kabatari yaragize n'amahirwe yo kuyumva, ureke tumukubita kandi itamenya nyine abasakuje ngo ni ibiki tumukoma kandi nyine abasakuje abasakuje n'undi abasakuje. Buri wese umuntu wese ufungutse mu mutwe yumvise abasakuje ahita yiruka fast ku ishuri akareba primary. Igihe umuntu yabaga yasakuje muri class
ariko none hari n'abandi bantu bafite induru mu buzima busanzwe basakuriza abantu nta nicyo babatwaye bameze nk'abarozi ubundi abarozi nabo bafata mu bantu basakuje kuko umurozi ni wa muntu ushobora kurara anacuragura nijoro agusakuriza mani kandi ari ukwera ko yabonye GodMember hari iri gukora akarara asakuza bro akarara agahamagara ivuganye akavuga ati mani buriya Abagize nimuhura ntuzaba n'ikiganiro agasakuza urumva yakareba undi munyamakuru arankataho nakavuga ati bro mani buriya Abagize mani mbabarire ntuzaba ikiganiro kuko ndi kubona bashobora kutwangiza noneho natwe akagira ifitina ridashingiye ku kintu kizima ari ugusakuza gusa bro niyo mpamvu bari abantu basakuje rero twarabwiye ati n'ubundi buri hasi uri gusakuza rwose maze tubakubita akapera kabasakuje ya ibigambo bidafite gahunda ibikorwa burya nibyo byivugira babandi bashibaguza birengagije ubutumwa bwiza wibuke nawe kanira umugisha wundi kandi kuzimya urumuri rwundi ntibyatuma urwaye rwaka cyane no we ashi pu kandi wibuke umugambanyi ya ni kimwe n'umwicanyi nawe ni bugambana ubwo uri kumwe nawe utandukane n'umwicanyi iyi si twese twayisanzemo kandi nanuzi ko izarangira uretse Imana niyibikora bareke twaje birigita sha kandi batuze ese bariye mama abasaza ariko man yamanjye abasakuje n'ubundi nta n'ishyari mbafitiye bro ahubwo ndi kubabwira ngo bagabanye urusaku dukore urumva kuko ngiye gukora kwanjye n'ubundi byakagombye kugushimisha kuko anytime ngiye ushyigikiye n'ubundi nitwahura ku muhanda waraburije ngo nkuburire ikigucyura urumva nta muntu wigeze avuga ko wenda mushobora kuba mwarayirimbye indirimbo mumeze nk'abari kumudisinga cyangwa se kumubifinga cyangwa se nyine ngo akababwira ati sha abasa iyi ndirimbo numvise wallahi ngiye mwari muri kuvugaho uwo muntu kuvuga ngo niyumva muri no ndirimbo asamenye ko nyine goseri yari ntazongere ubwo uwiketse nyine nawe urabyumva ntazongere abana bikoze rose tukute wikeka ubwo nibyo wavuze niba warabivuze rwose gutantuzongere ngujye imbere y'abantu sakuze nta kigenda rwose reka mbibariza akabazo kameze nka kihuse cyane ubundi ninde ujya ubambika kubera ko ubusanga sibyo ubusanga abahanzi benshi afite shop nyine imwambika afite shop imuhereza wenda inkweto indi shop imuhereza iki n'iki GodMembers mwebwe drip muriho icyangwe muriho gituruka ninde uba wabambitse iki cyangwa se cyangwa kibona nyine ariko rero nawe papa wanjye ureke kwiregagiza nawe ari byose wagakwira gusubiza kwanza yewe impamvu nabatumiye hano sibyo ni ukugira ngo abantu ikintu cyose babibazagaho mu kibisubirize abo bantu mwumve ko nyine aka kanya kabisa abantu badukurikiye kwivuga ngingo TV aribo babajije iki kibazo ni ukuvuga ngo izo nshuti n'abavandimwe badukurikiye kuvuga ngingo rwose GodMembers ni team urumva ngari ifite ibintu byinshi mu bitekerezo ifite imishinga urumva nkuko wumva ngo ni company runaka ngo ni brand runaka ije urumva kuvuga ngo GodMembers n'ubundi ni team ifite ibintu byinshi twebwe uje ku bintu bya drip n'ubundi ushobora kuhagera ukavuga ati rwose aba nigarikamo imbaretse gatoya wa mugani ushobora gusanga ari n'Imana ibimanura nk'uko yamanuriye Abayisiraheli made in heaven kuko ushobora kuzenguruka ukazenguruka igihugu ukikoza n'epfi iyo ngiyo ukamanuka naho ngaho kwa Shetani n'ubundi ugasanga GodMembers iraje iragukomye bro ari abavandimwe bakuru n'ubundi babizi mani babishimangira bavuga ati mani mwebwe mufite umwihariko yamani cyangwa cyacu no kuvuga ngo n'ubundi ntiwabivamo ni ibintu bwacu Imana yaturemanye niyo mpamvu twakwiye ngo ni made in heaven
ubundi urabyuka ukarota Imana yakohereje cyangwa uri butekerezeho ukagifonda mu bitekerezo, ukaba wagenda muri kapani bakakikudodera bakakigufondera, cyangwa se mani ukazenguruka ukaba wagera no mu kindi gihugu ukakizana. Mu kanya tutari twagera ahangaha turimo gukorera ahantu tunyuze, numva baravuze ngo Migos. Mwabaye Migos ryari? Migos ni ukuvuga ngo bari abasaza akenshi n'ubundi bavuze ngo iyo batubonye benshi batavuga ngo Migos bo mu Rwanda, Migos niki nuko ntabwo ngiye kuvuga ngo Migos, urumva ngo nyishyire ku ruhande. Respect ku basaza, nabo barafiringa, bana abasaza kabisa, respect no kuba bafata. Ntago bambona nka wanyitiranye n'undi muntu wo mu Rwanda hano, batabanyaruka vuba bakavuga ati mazi kure cyane n'inyanja nyinshi cyane, n'inyanja abantu bose baba bageze. Rero ni ukwereka ko rwose Imana iba yasize amavuta. Reka noneho tugendere kuri ayo mavuta dukora ibitangaza. Ubu ngubu rero noneho ibikorwa byanyu bihagaze bite? Nyine mwakomeje kuvuga ngo mbiri, ariko hari abantu nyine bahita bibaza se buriya si bya bindi byaba abakoboyi baba bakorera umuziki hariya hirya, usanga nyine baza rimwe bakazagaruka nyuma y'amezi 9 cyangwa umwaka. None se bro, wari uvuze nka kandi ngo aba bakoboyi bavuga ngo bakorera umuziki hirya, no kuvuga ngo wowe wa mugani duhuriye muri capital town, urumva abo ngabo bavugaga ibyo ngibyo bari town. Ubundi batubonye ntago yigeze avuga ngo uyu nguyu basana kana ko muri town no capital. Urumva twebwe ntago turi gukora wa muziki ngo turi hirya, ke turi mu gihugu hose no ku isi yose. Nibyo nari nshatse kuvuga, nyine nanjye nari mbabaje nyine ntabwo mugiye kuba nk'abandi bose twagiye tubona, nyine ugasanga uyu munsi yaje ariko ejo bundi ahise acomoka n'iki ukuntu nubagivuga ngingo. Urumva dushobora no kuzahurira state bro, tugahita dukora ikindi kiganiro kinarenze. Urumva nkuko twahuriye ahangaha ntago bazi ngo byagenze gute, mani turahuye n'ubundi turavuga ati reka dukore n'ubundi nibyo bintu byacu, nibyo turimo twirwa tuzenguruka bro, imijyi itandukanye. Tuzahurira Congo, tuzahurira state, Kenya, ahantu hose. Urumva uzatubona n'ubundi kuko gahunda hari mwumva niyo gukora message kagira ahantu abantu igeraho. Ushobora no kunyura ku bantu nyine ukabasigira ubutumwa kubera ko bakubonye, ubundi bakajya kuri YouTube bakandika GodMembers bagasanga noneho za message zose ahantu zikubiye n'ubundi record ziyazibiye. Umwihariko w'indirimbo zacu, urumva umwihariko n'ubundi, urumva nyine ari uburyo aba bahanzi akenshi bakora. Urumva ugasanga urabona muri iki gihugu ubu ngubu amaze kugeramo ibintu byinshi cyane, trap, n'ibintu bigiye nyine bitandukanye. Ariko niba wumvishe iriya ndirimbo koko ari uburyo wumvaga uburyo twikirizanya agakwebo bwacu, ahandi ushobora no kuvuga ati ese uyu ninde nguko numva amajwi gutya bimeze bite. Urumva nubwo bwako n'umwihariko kwanza duhereye kuri uwo hose byose. Wapfa kuza kuko ini parike bro, ubundi ni parike kwinjirira. Rego ngo barafunze bro, ngo barafunze kwinjirira ishyamba rero ngaho barafunze. No kuvuga ngo urabizi ikintu kimwe, iyo ugiye mu ishyamba urabizi conditions zazihari, ntago wakwinjira guke kuko abari abahami bro. Ushobora kuza nabi nkuko wavuze ati izi ni intwaro n'ubundi izi nyamaswa zikakumira. Izi ngizi ni indwanyi nazo zaziri hano tuba tuzifite ku biganza bro. Abasa hari indirimbo iriya ndirimbo ndagira ngo yinyibutse, ntago ndimo kwibuka neza izina fresh. Iyi ngiyi muririmba mwihuta byatari ndirimbo mwahuriyeho na Sodom Rose. Yes. Ndirimbo nayo tubanze tugakubitaga freestyle kuri iriya ndirimbo, ariko ni wenda mwaririmba nyine aho muri bushobore kwikirizanya bigahita birangira nyine kagufi cyane. Okay. Ngo naririmba indirimbo kece nkurabura, umvuga wantwe nkumura mu butumwa sha tuka
toka aho ubera stupid uranuka ngo ndirimbira Imana wikanza mu mutwe cyangwa se wikanza ubwo bwanwa ya man wagira ngo abantu n'ubukoboyi ni kuvuga ngo urumva ntabwo nabwiye washayini ni kuvuga ngo washayini n'ubu hari umuntu nawe ufite ko ufite ubwanwa ahubwo hari umuntu wikanze utwanwa duke tutanangana n'ubu ngubu utwanwa duke twari mani kwa kundi ubona umuniga yatangiye guterura kuma akataho ati ningejeje yari yoboye mu gihugu atazandi maje yari urumva ari n'amaja mu bitekerezo nguvuga ngo rero umuntu nakagombye kubona atangiye kumera ubwanwa urumva ngo ateyishira hejuru ngavuga ati nabaye umugabo cyo no gukubita papa rushye nikosa kushobora kugira ubwanwa ariko papa wawe ntabwo afite bibaho urabizi yama niyo mpamvu umuntu atagomba kubaho ngaho ngo azavuga nyine ubwo nawe barimo basakuje tayaje wagira ngo harakana arimo gushaka kongera nikaga freestyle kabaga member ko kubabwira ati yarega man ibintu bigenda bihinduka man urabona isi arayigera ari naho ka freestyle kwanze reka tukarangize nk'abasaza twimanukire ngo kera isi yo yari nziza nubwo yaje mibiza ngibyo yongeye ngo mbitekereza bituma nicaranye nkatuza ngaganiriza abasogokuruza bakambwira ikibi ni cyiza nakakanya ngo nge wenda baza ese iyo ngiyo na n'ubu ngo baracyaraguza abandi bakebaguza bari beshingo ngo bigomora barashaka kuyobora Sodomo na Gomora ndabizi n'ibyabahira gaho ni mombise da sinaca muri izo nziranda umugadimemba ukuri uzasome muri Zaburi cece cya kabiri umurongo wa 20 tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2012 nibwo naciye ukubiri n'ibya Kaizari nkabatsiho mazi magari n'aba pasteri ariko mana kari wowe nyiri mu nyiri bambe kiyo nshize muri gisi bucafu ibyabira konwa ihangu mana tabara amen ari ahantu wallahi uvuzemo uburyo waciye ukubiri n'ibya Kaizari kandi kubona wallahi uburyo mudripinze ni Kaizari wabikoze wallahi abasaza none man ni kuvuga ngo ni kuvuga ngo Kaizari hari Kaizari tuvuga urumva ari Kaizari ubundi no kuvuga ngo kuri isura bizi n'ibingi biturimo bro n'ubundi no kuvuga ngo tubaho kugira ngo dukore bro urumva kandi iyo dukoze abenshi babyitirira Kaizari cash bazita ariko Kaizari tuvuga hano hari ukuntu abantu babona umufungo mu buryo butandukanye hari nk'umuntu reka tubyite nyicyo ari umuntu ushobora kubona amafaranga biciye mu buryo bubi mu nzira biza fake izo nizo nzira za Kaizari tumuvuga ariko man niba ubyuka koko ukaje gukora haso zawe man ugastruggling n'Imana ikavuga ati respect ibazi Imana yavuze ngo respect wakoze reka nguheshe umugati man icyo gihe nicyo gihe cyo kuvuga ngo noneho reka ugaragare neza man none se nukora noneho ushaka kugira ngo tuzahore meze nabi kandi nakoze ntago bibaho ngenda byuka cyane no kubyuka ugahura nanjye nyine ukabona ko ngiye niba ngiye nyine reka ngarukana ikindi kintu man ntago nagiye ngo ngiye ndi kugira ngo noneho mbibariza akantu hari akantu gakomeje kuntira amatsiko tuno tuboro ndagira tuzamure mutubere mutubere utwo twumwatekereje gute kudushyira utungutu mando nukuvuga ngo utungutu bindi batwita utugarura rumuri iyo rumuri rwabuze rero mu bantu GodMembers utabakiriza se bro wakiriza dore tugarura rumuri do nigutya do utungutu niba tugarura rumuri n'abazimiye zarama zazimiye zagenda zumve umubwiriza mushya zivuga ati man reka nongere ngaruke hari indi system reka ngaruke muri gahunda man nje mu murongo bro abasa twavuga bukarinda bucya sibyo ariko ejo n'ejo bundi n'ubundi ibikorwa bishyashya bizongera bibagarure kabisa kuri kamera za ITV Rwanda cyangwa se vuga ngingo TV ndagira ngo dusoza ikintu muri bwisabire abakunzi banyu n'abakunzi nyine bivuga ngingo bababonye hari ubwa mbere muri rusange man abanza nawo kurikireho ikintu cya mbere gihari bro abakunzi bivuga ngingo batubonye man ku curo ya mbere n'abatubonye incuro ya kabiri bamenye ko urumva nubwo turi muri corona bro nubwo corona yaje n'indi myaka yashize
bamenye ko kuri GodMembers Team urumva niba hariyongeyeho ijambo rivuga ngo vuba vuba cyangwa se mbiri bitege ibintu bro no kuvuga ngo man uyu munsi niba turi tariki 15 hari sinzi urumva no kuvuga ngo nyuma man tariki 25 bashobora kubona ikindi gikorwa gisha urumva nyuma y'iminsi 10 bro bakabona igikorwa gisha no kuvuga ngo turi team ije kugira ngo imurike noneho urumva bwa butumwa bugire rwa rumuri mane niba bavuga ngo ibwane bana arukuntu abantu bavuga ngo mane ngo muziki arukuntu urabona ngo umwimerere ngo wagiye ubura ngo hajemo ibintu ngo by'abanyamahanga ngo azinjyana ariko ngo none se ngo gakondo ngire mane aje ibindi bintu bishya noneho batiye ushobora kumva basakuje ugatinda kuyumva ariko none ndakubwiye ngo yumve bwa kabiri utuje wenyine none nta muntu uri kugusakuriza urumva uyumve noneho wowe ugende wicare utuje niburi wanyu cyangwa se uri wawe usubiremo nanone wumve abasakuje neza bro ushaka kuyumva ukagira ngo ni bimwe bisanzwe ariko none wumve message witonze utitaye ngo kuri video ngemeze fresh utitaye kuri washine utitaye kuri ntizio urumva utitaye kuri director na producer man wowe utekereze kuri message uraza kumva neza uratoramo noneho impamvu GodMember iri hano n'impamvu dukomeje noneho kandi ikintu mbabwiye mane bakurikirana ivuga ngingo ni ibintu byinshi bigiye kuza urumva kandi megira komeje bro respect yo bro hari icyo ugiye kurenzaho narenza akantu gatoya kuko ibintu byose yabivuze kandi n'umundi abantu birirwana mane batekereza kimwe bro naho ngaho urumva ikintu nabwira rero mane abakunzi ba GodMember nivuga ngingo muri rusange ikintu bagomba kumenya ni kimwe mbiri ifite ubusobanuro bwinshi gusa nanubwo nakwe kwabuvamo bisaba kwandika karepetesha umuntu yaba tumva neza agatabo urumva kuko hano muri Rwanda harimo impano nyinshi bro sana noneho zimwe ugasanga ziri kwitinya mani umupeta afite boro y'abana kuko ubu ngubu umuziki wo mu Rwanda nagushingiye ku myaka bimwe bya kera peta araza akagukoma ukabona ko yagukomye urumva kagukoma kabisa ukavuga peti respect ikintu rero nshaka kuvuga kuri icyo ngicyo abapeti barahari babikora ibintu fresh bro ndabasaba yuko bo muri bya bitekerezo batekereza urumva bagomba gutinyuka man akuze gutsindwa man utaratangira kandi watekereje ubundi ikintu kigorana gutekereza bro n'ubundi watekereje ikintu tayari ni nkaho kiba cyarangije kuba ubwo iyo kitabaye wowe wihereza igihano cyo kubabara icyo gihano nukakihereza uzaza ngo kihereza igihano cyo kubabara kubera ko nyine cya kintu watekereje kandi cyagoye cyagitekerezo aho cyavuye hagakwiye kugira ikintu ugatekereza kuba wajya guhiga mani ako ni wagiye guhiga ahubwo wowe watekereje ikintu ugipanze ejo hazaza n'ejo ntugikoze ko wa munsi wawuhereye cya kintu none ntago kibaye ahubwo ntibatinyuke mani nicyo mbiri ntibatinyuke bakore yes abasaza sha ewan twayavuga bukarinda bucya ariko ndagira ngo oze kuri kamera yarangijishije gato yaoze bimeze bitariko ni fresh and clean and security ewana wangu ni capital bro uyu munsi umuhungu wanjye oze ni uri kuri kamera nanjye nubwo nitsimbye ariko nyine ubundi sura yanjye yo basanzwe bayizi nta mpamvu GodMember man nabonye muri iriya video harimo West man West dore man yaguse West dore West n'ubundi niyo ni West man nina twari tugiye kurangiza nyine nta kintu man nyine tuvuze ko narigiye gusoza nyine navuze kuri West kandi namubonyeho byifashe bite nabonye West nyine mumbwire uyu minsi habari ibikorwa mufitanye cyangwa nyine juste no kugaragaramo n'iki man West no kuvuga ngo n'ubundi man bose nabyita gute nukuvuga ngo nawe ubwe ni family bro urumva nawe ni GodMember uri full ukuri none bimwe umuntu ariko n'umuntu umubona apaca ariko noneho we ni umusaza kandi noneho ibitekerezo bye babiri hejuru cyane no kuvuga ngo ni mu bantu bamwe urumva dufitanye
ni ibikorwa byinshi tuzagenda dukora n'ubundi igihugu cyose cyangwa se n'isi yose muri rusange ikabibona kuko niyo mpamvu bamubonye kuri screen kandi ku magambo make kandi meza no kuvuga ngo ikintu kimwe gihari no ko West kuri mureba nk'uko nyine aba yitanze ibihe byose izina rye nyine ni West ari urabyumva indirimbo irangiye ivuga ngo West Side ni ukuvuga ngo n'ubundi nawe ari muri rwa ruhande n'ubundi nawe ni GodMember uri cool kandi respect ku musaza vuba rero nawe maraza kubona ibintu byinshi wowe n'ubundi nugera hariya ukarya ni humble man nawe no kuvuga ngo araho ngaho aramuritse man aramuritse bro nejo bundi ukabona ibikorwa byinshi cyane kandi yagize mu Rwanda. Ndabashimiye cyane rero kuba ubutumire bwacu mwabwitabiriye man indirimbo yanyu ni fresh kabisa ni cool hari reaction video njya nkora nyine nkavuga ngo video ni umuti cyangwa se ni umwanda ewan abasa video yanyu ni umuti sha ewan nibavure kabisa batuze reka dusoze ewan peace cyane mwakoze kubana nanjye mwakoze kubana natwe wenda dusoza nyine ijambo rimwe nawe rimwe duhita turiba man njye no kuvuga ngo ijambo rimwe no gushimira abantu bose bakurikirana ivuga ngingo nkashimira ivuga ngingo TV ubwayo nkabwira ABAROKORE bose kabisa n'abayishyigikiye abasaza ni musaza nka oya man bro man nawe respect uzari kuri kamera respect arumva West nkuko muvuze respect n'abandi bavandimwe benshi n'ubundi man abantu bose noneho bashyigikiye team yanjye ndi kumwe nabo kandi tugomba gukina ibitego bikaba byinshi yo man ni ibyo ngibyo ni cyo se papa wanjye reba nawe uyu muhungu warugira ibintu bavuze warenza yiti ko yes ndabashimiye cyane nivuga ngingo TV mbabwire ngo ibitekerezo ukuntu aba batipa abo basore ukuntu mwababonye mubishyire muri comment section mubagira inama uko indirimbo zabo mwagiye muzumva mubishyiraho ngaho muri comment section mukande like subscribe ubundi ibindi byose nyine nakagaruka murabizi vuga ngingo ni nta limite ciao.